Ndabasuhuje mwe mukurikiye 05 TV cya 05 TV. Reka nihanganishe mwe mubabaye, abashonje ndetse n'abari guca mu bibazo bitandukanye harimo n'iby'ingo cyangwa se umuryango. Mbabwira ngo ubuzima ni gatebe gatoki, mujye mwihanganira impinduka z'ubuzima. Ndibagezaho ikiganiro cyangwa se icyigisho ni Emmanuel Sibomana. Ese uri gutekereza ari ikihe kiganiro mbazaniye? Ndabibonye. Uri kureba kuri iyi screen yawe nta gushidikanya. Ntiwibeshye rwose, turi kurebera hamwe ibintu cyangwa se ingingo zirindwi zigaragara cyane, ibintu bituma ingo zisenyuka n'uburyo twabyirinda. Yewe nubona hariyo nibagiwe cyangwa tutashyize kuri uru rutonde, nta kabuza uyandike muri komenti kandi ntiwibagirwe gukanda subscribe, like na share, kuko uraba uteye inkunga urugo rurenze rumwe, kandi wibuka ko atari iby'i Rwanda gusa, iki ni ikibazo gihangayikishije isi yose. Reka mbashimire mwe mukoze ibyo. Ku ikubitiro cyangwa se itangiriro, twabonye ari ukutamenya urugo icyo ari cyo. Tekereza neza wumve niba ari cyo koko. Yego, twabibonye neza ko abantu benshi bishimira kubona abo bubakana ingo, ariko batarabanje gusesengura niba icyo ari cyo gihe cyo kurushinga kuri bo. Byaba bibabaje rero wowe utararushinga, ukaba ufite igitutu cy'ibyo ubona cyangwa ubwirwa, ugata urwo wari wambaye, cyangwa ukamera nka wa muheto washutse umwambi bitari bujyane, ukihuta amasigamana, nyamara ubwo ugiye kubaka ukarwubaka ukwezi kumwe wararwitaga urw'akaramata. Yewe njye ko narugezemo mbere hose, ariko nkaba nibaza nti ese ndusenye ko bigoye? Ndara ndira, ndi kurara mu modoka mfite aho kuryama heza, ndirirwa njya gushaka amacumbi kugira ngo ndebe ko natekana, ndajya mu kazi sinifuza gutaha, amahoro yabuze nanjye warusenye, kandi ngo ndashaka urundi. Ndagukomeje nkubwira nti niba ushaka kumenya urugo icyo ari cyo, fata amarangamutima y'urukundo uteranye n'inshingano z'urugo, nibwo uzatandukana n'ikibazo cyo gusenyuka ry'ingo, bityo urwiyubakire nta nkomyi. Simbatindire, nkomereje ku ngingo ya kabiri ituma ingo cyangwa umuryango ugenda usenyuka, gatanya zigakomeza kwiyongera. Mu bushakashatsi bukorwa, hagaragaye ko amahitamo mabi nayo ari muri bimwe bituma ingo zitarama. Ese kuri wowe uri kureba 05 TV, iyi ngingo uyitekerezaho iki? Aho ndi kumva nta byinshi byo kuvuga, gusa uramutse utekereje ibiyobyabwenge, gukunda ibintu kurusha uwo mugiye kubana cyangwa gutwazanya ubuzima muri iyi si, wakamenya ko nta rugo ufite. Siwumve mvuze ibyo gusa ngo ugire ngo ku mahitamo mabi ni ibyo gusa. Ndabizi ko hari uri kureba n'ibindi wanyandikira no muri komenti, kuko ibigaragara ari byinshi. Iyo ni ingingo ya kabiri, amahitamo mabi twarebaga. Ndahamya ntashidikanya ko amahitamo mabi nayo aduha isomo twakuramo. Dukomeje ku ngingo ya gatatu, turahasanga gukoresha nabi umutungo. Ese gukoresha nabi umutungo w'urugo wumva nawo uri mu warusenya? Twibuke ko turi kurebera hamwe ibintu birindwi cyangwa ingingo zirindwi zituma ingo muri iyi minsi zisenyuka. Twandikire muri komenti ikindi wumva cyaba
Icya kane kigaragaza gusenyuka kw'ingo muri iyi minsi n'uburyo twakirinda. Zimwe mu ngingo twabonye haruguru zitugaragariza neza ko utitondeye urwo ushaka kubaka cyangwa urwo urimo warusenya rwose nta mpamvu. Dutekereze neza ingo zacu ukuntu twirirwa dusahuranwa umutungo twinjije, abagura umutungo bakawandikaho abo batashakanye, abayashora mu bikorwa by'ubupfubuzi mu gihe ibyo ari urukozasoni, abadahahira imiryango yabo. Harya ubwo umuryango ugendera kuri ibyo warama? Inama y'uwo ukora ibyo, ugutwaza ubuzima umwubahe kuko niwe ugushajisha, ariko utumva n'utabona iby'isi yerekana mu gihe cy'izabukuru. Ubwira uwumva ntavunika. Reka twikomereze n'ingingo ya kane. Ingingo ya kane turahasanga ubusambanyi cyangwa gucana inyuma bikabije. Yewe urugo ni urucabana. Gucana inyuma cyangwa ubusambanyi, ibi byo byabaye nk'umuco kuri bamwe, abandi babigize ubucuruzi cyangwa se bizinesi. Gusa icyerekana ko nta mahoro abibamo nuko uwo bafashe birangira asenya urwe. Ikindi ni ukubyara abana b'undi mugabo b'uwo mutashakanye. Indwara nyinshi zigenda zikwadukaho ukagira n'ibyorezo. Kudindira kw'ibyo mwiyemeje. Umwiryane mu muryango. Kwicana n'ibindi uri kwibuka. Reka iki cyigisho tukigire nk'ubuhanuzi kuri wowe ukurikiye 05 TV. Nzi neza yuko 100% turi abakristo ubuhanuzi tubwemera. Aka kanya bibaye ari wowe bibayeho, byabayeho cyangwa bizabaho, urumva ari ibigwi cyangwa imyato waratwa. Ingero nziza ntizabuze, ariko kandi ubaye imwe muri izo waba ufashije Imana umugambi wayo. Reka twigarukire ku ngingo ya 5. Ingingo ya 5 turahasanga guhararukana. Ngayo nguko. Nk'uko mubyumva, mu ngo ibintu birakaze. Ibaze niba bigaragara ko abantu basigaye bumva ko batandukana kubera guhararukana. Ubundi bitwabyumvaga ibwota amasimbi, ariko aho bigeze biraturahiraho twinikaga. Gusa twongere twibuke ko ku muntu ufite amahitamo meza akaba azi urugo icyo ari cyo, ibi byo ntibyamutera ikibazo kuko umwe abera undi kamba nawe akamubera ingabo, bagahora bikorera ibyiza cyangwa bakaberana bashya mu rugo rwabo. Sinabarambira mwamfura mwe, kubana namwe ni umugisha. Gusa ntimwibagirwe gukora subscribe mu gihe mutarayikora, dukomeze tujye twibanira. Ese hari indi ngingo wadusangiza? Turagutegereje muri comment rwose. Ku ngingo ya 6 ho turahasanga kutubahana. Mwibuka ko turi kurebera hamwe ibintu 7 bituma ingo zisenyuka. Mu buzima busanzwe nk'uko tubizi, buri kiremwa muntu gikenera kubahwa, ariko noneho niba bigeze aho umugore n'umugabo batubahana n'amagambo mwabwiranye igihe mwari muri mu mafiansaye, byaba ari akabarore. Gusa nta gushidikanya koko iyo utubashye uwo mwashakanye, si ibanga umenye ko urwawe
budateye kabiri. Reka nshimire wowe tugeze aha tukiri muri iki kiganiro, nushaka ucite icigisho kuko byose birashoboka. Ariko kandi nabibutsa zimwe mu ngingo cyangwa ibintu 7 bisenya ingo n'uko umuntu yabyirinda. Muri ibyo twabonye haruguru, ingingo ya mbere twabonye ni ukutamenya urugo icyo ari cyo. Ku ngingo ya kabiri twahasanze amahitamo mabi, naho ku ngingo ya gatatu tuhasanga gukoresha nabi umutungo w'urugo. Ingingo ya kane ho twahasanze ubusambanyi cyangwa gucana inyuma bikabije, mu gihe ku ngingo ya gatanu ari uguhararukana. Ingingo ya gatandatu yo ni ukutubahana. Katurebere hamwe ingingo ya karindwi ariyo ya nyuma ituma ingo zisenyuka. Abo turi kumwe nimumbwire, kuri iyi ngingo murumva twahashyira iyihe? Nta gushidikanya. Ingingo ya karindwi ni ukudasabana imbabazi. Ese urumva ari byo? Iyo uri butange irakomerezaho ntugire ikibazo. Gusa nk'uko mubizi, kudasabana imbabazi bibaho, kandi koko gusaba imbabazi nicyo kintu kigora abantu benshi, ku buryo ibintu byinshi byangirika kubera byananiranye kuzisaba. Ariko kandi nk'umuti w'urugo, nta muntu udakosa. Gusa imbabazi ziba zikenewe, ndetse n'uwo bazisabye akababarira kugira ngo amahoro akomeze kuba hagati yabo. Turabashimiye. Mugire amahoro.